Hello, twongeye kubaramutsa ku Inkuru TV, mbahaye ikaze aho tugiye gukurikirana igice cya 15 ku nkuru yacu yitwa Urukundo rw'inyabutatu, aho tuba tureba ukuntu bakundanye uko ari batatu. Nuko rero ubushize twari twagarukiye aho Aria abamaze gucana amashyiga amuturikanye, atangiye gushya ari kuvuza induru atabaza, avuza induru atabaza rwose. Nuko rero Dave na Justine bakaza biruka ngo baje kumutabara. Dave niko aza yirukanka ati ana rukundo rwanjye. Nuko Aria we agasigara ahagaze muri salo ati umva urakajya ikuzimu Ana, urabiha ahubwo genda upfa ujye ikuzimu. Nuko bagahita baza bagatangira kuzimya basuka amazi. Dave niko ari kuvuga ngo hoya hoya Ana ndagutabara rwose, ntabwo nakwemera yuko unsiga, ndagutabara. Nuko rwose we na Justin bafatanyije bari kumusukaho amazi. Umva Ana ako kanya akahita agwa igihumure, akahita arambarara aho ngaho. Dave akaza akajya amukora Ana nukuri ntabwo wansiga, mbabara ufungura amaso yawe, mbabara rwose ufungura amaso yawe, ntabwo nshobora kubaho udahari, mbabara rwose Ana ufungura amaso yawe. Nuko Dave akahita abwira Justin nawe akigenda asuka amazi ku bintu bikiri gushya aho ngaho aho batekera, ati Justin mbabarira rwose uhamagare ambulance. Nuko Justin akahita amubwira numva nayihamagaye rwose, ahubwo bari mu nzira bari kuza mu kanya baraba bageze hano. Nuko rero Aria akahita yigeza aho ngaho, akahita yitangishwa gumana we ngo uziko yahiye umubiri we wahiye, yewe ntabwo nukuri sinakunda kukubona umeze uko nguko Ana, n'ibiki byabaye koko. Aracyari guhumeka se basi, ariko ari kwibarishwa we. Nuko Dave akahita amwira ni umva Ana wanjye ni umukobwa ukomeye cyane, ni umunyembaraga, umva araza gukira kuko aracyari guhumeka. Nuko Aria mu kubyumva ahita yivugisha mu mutima, Yesu we umva uziko kikiri guhumeka we, mana yanjye se ni gute kikiri kizima koko. Nuko ambulance ikahita ikamujyana kwa muganga, bakagenda bakamugezaho aho Ana aryamye ku gatanda nyine, abandi nabo bari hanze bari kwikomeza. Justin niko ari kumabwira ngo araza kumera neza, ariko ari kubwira Dave na Aria umugore we, umva mwikomeze gusa ndabizi araza kumera neza. Nuko Dave mu mpungenge nyinshi, ako Justin uguzi yuko atwite mana we, umva nanjye ubwanjye rwose ndahangayitse, sinzi ko nakwiha impungenge zo kwikomeza, ibaze we. Nuko Aria nakahita afata umva araza kumera neza urumva, kandi kukumva Dave, ndikumva uburibwe bwawe Dave, ariko humura araza kumera neza. Justin ati umva reka tumusengera ahubwo. Nuko Aria ni umukobwa w'umunyembaraga, ntabwo yadusiga. Nuko Dave akahita ariko se ubundi papa wanageze amenya ibyamubayeho we. Nuko Justin akahita amubwira ngo ya ntabwo igeze abimenya, ari muri office ari gukora. Nuko Dave akahita bata ariko mfite nabimubwira. Justin akahita amubuza ati oya reka kubimubwira aka kanya, reka tubanze dutegereze ibyo dogiteri ari buze kutubwira, sibyo? Namara kubitubwira nibwo turi buze kumubwira. Nuko ko bakumva nibyo. Mu gihe bakiri aho dogiteri akaza Dave akahita amubaza se dogiteri bite umugore wanjye ameze ate? Nuko dogiteri agahita amubwira numva ukuntu ameze rero umva birakomeye, umubiri we wahiye cyane nyine, umva biraho nyine, ariko nyine ni muzima.
nuko Dave agahita batoya dogiteri rwose ugomba gukiza umudamu wanjye. Nuko umudogiteri akamubwira numva tugiye gukora ibishoboka byose sibyo, ariko ubu ngubu tugiye gukora surgery nyine ni kuri bagenda umuntu iyo yangiritse bakamubaga ku buryo wanagaruka nta n'inkovu afite. Iba ari surgery nka kuriya nyine n'abandi bajya gukoresha surgery yo kwiyongeza amabere, ibyo byose aba ari surgery. Nuko Dave ati none se dogita mbwira umwana ameze ate ko yari atwite? Dogita ati si wabyumva ukuntu ari ibitangaza by'Imana, umwana ni muzima pe, ni muzima nta kibazo afite. Mwebwe ikintu mugomba gukora usengera umugore wawe, tugiye gutangira kumukorera surgery. Justin ati yego dogite rwose mugerageze mutabare Anna. Nuko rero Justin akahita abwira Dave, akahita amwira Dave noneho ubu ngubu ngiye guhamagara ngiye guhamagara papa wa Anna mubwire ibyamubayeho, ntabwo twakomeza kubihisha sibyo? Justin ati yego rwose uri mukuri, ntabwo twakomeza kubihisha. Ariya mu mutima yarakaye asikiwe, ubundi cyari gifite gupfa, ni gute kitapfuye? Ariko ntabwo ngiye ncitse intege, mfite gukora ibindi. Nuko rero Justin akahita ahamagara se wa Anna ari kugenda mu modoka. Se Anna akahita amubwira ni bite Justin, ibintu byose bimeze neza? Nta bimeze neza? Ati uncle we uzi n'ibindi. Anna rero yari agiye guteka, nuko rero amashyiga baramutombokanye. Ye baba we, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ngo iki? Ubu se hano umukobwa wanjye ameze ate koko? Umva umubiri we wahiye cyane, ubu ngubu turi kwa muganga. Tise noneho ibyo bitaro mwagiyeho ni ibihe ngo ndebe ko nabizaho? Turebye ubu ngubu rero turi sehashika rwose. Okay, reka nze ndaje nanjye. Ngayo nguko se wa Anna nawe agiye kuza rero umukobwa we. Ahageze arabasanga bose uko ari batatu, Justin, Dave na Ari umugore we. Ati bite Anna ameze ate? None se dogiteri yababwiye ngo iki? Dave ati umva bari kumukorera nyine, bari kumukorera surgery niho ari. Dogiteri rero akaza, Dave akahitamo yamara kuhagera, Justin akahita amubaza dogita Anna ameze ate? Nuko ati muhumure rwose surgery yagenze neza, ubu ngubu rwose yavuye mu kaga rwose. Dave ati Imana ishimwe. None se twahura nawe? Nahura nawe se? Ati umuntu umwe gusa rero niwe ushobora guhura nawe kuko akeneye kuruhuka. Nuko rero finally birangira Dave ari we ugiye guhura nawe kuko ari we mugabo we. Dave akahita batoke nta kibazo dogita ntajya guhura nawe. Nuko Dave akinjira agasanga Anna haryamye aho bamukoreye surgery ariko arasinziriye. Urumva Dave akahita ati Mana yanjye ushimwe rwose, yewe ushimwe pe, yewe Imana ishimwe kuri muzima pe. Ntabwo ubundi nyina no kuzashobora kuba udahari, Imana ishimwe. Ntabwo nzigera nkusiga habe na gato Anna, ndagukunda cyane ntabwo nzagusiga. Nuko rero ka gakobwa Kalise nako kari aho ngaho ngo kitarishije ngo arajya guhura na Justin amukuremo amafaranga. Nuko ahagaze nyina yamaje kwambara ikanzu, nyina akamwira urasa neza rwose, ubu rero witeguye kujya guhura na Justin, witeguye kujya kumuha amafaranga? Ati yego mama, ahubwo sinjye uri bubone duhuye. Mu gihe akiri aho Justin akaba aramuhamagaye akitaba. Ati yego mukunzi wanjye Justin, turaza guhurira hehe? Ni hehe turi buhurire?
nuko Justin agahita amubwira ni mumbabarire cyane Alice, mumbabarire rwose, ntabwo bishobotse ko twahura iri joro, twazapanga ikindi gihe. Alice ati ushatse kuvuga iki se, umeze neza? Ati ubu ngubu ngende ku bitaro, umubyara wanjye rero yahiye ari guteka. Nuko Alice agahita amubwira ati yawe pole sana, mwihangane. Ati ariko nta kibazo, tuzahura ikindi gihe, ahubwo mwiyiteho rwose Justin mukunzi wanjye. Nuko kakahita kicara ku ntebe kakifata ku gahanga karakaye. Nuko nyina akahita ambwira Alice mukobwa wanjye nkunda, ubaye iki se, bigenze bite? Mama, mubyara we ngo yahiye ari guteka, ntabwo nyine tugihuye uyu mugoroba, ntabwo ari buze. Nyina ati humura nta kibazo umukobwa wanjye, ufite gutegereza nta kibazo. Nuko Alice ati yego mama ndabizi. Ubu se nyine nta yindi mahitamo mfite nyine. Nuko rero isaho yicaranye na Dave na Justin na Aria hanze, bahise akahita abaza ariko se nimumbwire ubundi byagenze bite? Ko ibi bintu bitigeze bibaho mbere hose yuko amashyiga aturumbuka, byagenze bite? Nuko rero Dave akahita amusubiza ati natwe rega ntabwo tubizi, twari turi muri salo turi kuganira. Nuko ise wana akahita avuga ati nta kibazo muhumure, ndahamagara umutekinisiye aze ayakore anatubwire icyabiteye. Nuko hariya akaba aritaye mu mutwe ati umutekinisiye ngo iki? Ko ashobora guhita ababwira impamvu yabitera, ukuntu ari ngewe wabyishe. Ibi bintu byangwa nabi. Nuko ise wana agahita avuga ati mvangiye mu rugo ndaza kugaruka. Nuko Dave ati nta kibazo rwose, ndi hano kumwe na hano. Justin ati ariko nanjye ndahari. Nuko Ana rero kuko azi byose, Aria kuko azi byose wana amaje kuvuga, agahita yivugisha hoya njye ntabwo ndi bugume hano kwa muganga, ahubwo ndaje njyane nawe kuko Kevin uriya mwana nyine ari wenyine mu rugo. Ise wana agahita avuga ati okay nta kibazo tugende, reka tugende nta kibazo. Nuko bagahita bagenda bakagera mu rugo. Bagera mu rugo umva Aria feri ya mbere ahita ahindukira aho amashyiga ari aho batekera. Akareba ati mva ngomba gukora, hari ikintu ngomba gukora kuko uriya mu tekinisiye naramukaje, urumva naramukaze ashobora kuza kubibwira se wa Hana akamubwira ko hari umuntu wari wafunguye aya mashyiga yayasenye. Mu gihe akiri kubivuga wa mugabo akaba araje umutekinisiye. Nuko Aria akahita amusuhuza, akamureba akahita amubwira none se ushobora kumbwira impamvu aya mashyiga yaturombotse? Ati yego rwose nta kibazo nabikubwira. Ubwo niko ari kugenda yareba yitegereza, ati nta kibazo rwose nabikubwira. Ararebye arasuzumye ararebye, mu gihe akiri kugenda asuzuma areba Aria aba aravuze atari kurazi yewe umutekinisiye ariko avuga ati biragaragara ko hari umuntu wagerageje kuyafungura, kuko ntabwo ubwayo yakwitorombotsa ngo amashyiga yitorombotse ubwayo, ntabwo bijya bibaho. Nuko areta ava yewe nyine urakoze kumbwira, urakoze kubimbwira, nanjye ndaje njye kubibwira papa wa Ana, ushobora kwigendera nta kibazo. Nuko umugabo ati yego madamu urakoze. Umutekinisiye we icyo bamuhamagariye aragikoze, anasize anabibwiye Aria, azi ko Aria ari buze kubibwira ise wa Ana.
urumva umutekinisiye nta makosa arimo, yari azi ko nyine ari buze kubiripotinga akabibwira se wa Ana uko byagenze. Nukuri mu gihe ari akiri hano ababonye yuko kumbi harimo na kamera, ntabyo yari azi ko harimo kamera, ntabwo yari azi ko harimo kamera sha. Ibintu byose yakoze yuko byafatwaga byose bashatse babikurikirana bakabibona. Mu gihe agikanuye amaso yatangaye, ise wa Ana akaba arinjiye, akahita yinjira ari kuvuga none se Ariya bite, wa mutekinisiye ari he ko nawe ndi kubona? Nuko Ariya akahita ahindukira akahita amubwira nti umutekinisiye ariko buriya yaje arasuzuma arareba byose, usanze ahubwo aribwo akimara kugenda. Uzi se ahubwo ukuntu yambwiye ngo aya mashyiga arashaje, yashaje niyo mpamvu yatorombotse agaturikana Ana. Ise ati nuko yakubwiye? Ati nuko yambwiye, ahubwo se munyihanganire reka njye kureba Kevin uko ameze. Nuko Ana se Ariya se ngo azajye kureba Kevin uko ameze, kandi yari amaze kubona yuko harimo kamera yamukameye ibintu byose uko byagenze. Nabyo kureba Kevin, umva yahise yirukanka aragenda ajya mu cyumba cyaho besitariyemo kamera n'ibintu kamera byose yafashaho byisevinga byirikodinga, ahita ajya muri mashini. Aravuga ati ngomba gusiba ibintu byose kamera yafashe, ngomba kubisiba vuba vuba ise wa Ana ataraza. Nuko rero ise wa Ana nawe ari aho ngaho ari kwibaza ati ariko se ni gute aya mashyiga yaje gutoromboka? Ni gute yaje gutoromboka koko? Ariko se ubundi hano si harimo kamera? Reka njye kureba ibintu byose kamera yafashemo aha mbirebe. Nuko Ariya nawe ati umva nta muntu n'umwe ugomba kumbona, urumva aba barabikoze byose barabirangije. Mu gihe akimara kubisiba agiye kumva yumva hari ibirenge biri kuza, hari ibirenge biri kuza bigana ahari. Aba arahindukiye ati we ndafashwe cyangwa nari mfashwe. Ahangaha rero inkuru yacu igarukiye uyu munsi, mbashishikariza kuzakomeza n'inkuru y'ubutaha. Nizere ko yabashimishije, basaba gukora like.